So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwerekeye ko tubana bya buri munsi. Papa narababwiye ngo iyi mihanda iyi mihanda tuba tugomba kuyizengurukamo kugira ngo tumenye wagwane, tumenye ngo niba ikibiri muri ino mihanda. So ni ukuvuga ngo nakomeje kugenda mbabwira ibya Chris Easy, ibya Christopher ndetse n'iby'abandi bahanzi. So uyu munsi rero tuje kubya Safi Madiba. Murabizi nigeze kuvugaho ku bintu bijyanye na Urban Boys muri rusange. Mu kuvuga ku bijyanye na Urban Boys muri rusange, muribuka Nizo Kaboss yigeze kuvuga yuko itsinda rya Urban Boys rigiye kongera gusubirana. Ibyo ni ibintu byaje gutuma abanyarwanda bongera kwiyumva neza, bitewe nuko riratsinda rimwe mu matsinda akomeye cyane kandi yatumaga abantu bishima bitewe n'indirimbo zabo bagendaga baduha. Gusa ayo makuru yaje kunyomozwa n'umuntu witwa Safi Madiba, aho yavuze yuko bitakunda yuko Urban Boys isubirana. Safi Madiba yaje kuvuga yuko bitakunda gusubirana kuko byararangiye. So Safi Madiba yabwiye itangazamakuru yuko baba abavandimwe bakaba inshuti nk'ibisanzwe. Rero reka twirebere ku bya Safi mvuga ngo hatahiwe i Kigali ho Safi Madiba yamurikiye album ye ya mbere muri Canada. Murabizi neza mu minsi ishize Safi Madiba yakoreye muri Canada igitaramo cyo kumurika album ye ya mbere yise Black to Life. So ni ukuvuga ngo rero cyabaye ku itariki 30 Ukuboza 2023. Ni ukuvuga ngo iyi tariki ya 30, iyi tariki ya 30 ndeka nyivugeho akantu gatoya. Iyi ngi ni tariki yabereyemo ibitaramo bidasanzwe. Si tariki gusa, uku kwezi kwa nyuma kwasoje no mwaka 2023 ni ukwezi kwabereyemo akaduruvaye cyangwa akavuyo k'ibitaramo bigiye bitandukanye. Mbibutse yuko umuhanzi nka Ezeri Mbonyi yongeye gukubita Beka Arena arayuzuza ku nshuro ye ya kabiri. So nawe byabaye kuri ino tariki, ni tariki ya 30 ariko ndakeka ni 30, niba atari 31 hafi aho ngaho. Ubwo Mbonyi rero igitaramo kiwe cyitabiriwe n'abantu b'abahanzi bakomeye cyane ndetse n'abandi bantu bakomeye mpanga mu muziki, harimo nka The Ben ndetse n'umugore we. The Ben yarakitabiriye, Omidipo zo mu gihugu cya Tanzania nawe yarakitabiriye. Sabo ngabo gusa, Marina Deborah, Bad Drama, abo ngabo bari mu bakitabiriye. Sabo gusa nagiye mbonamo n'abakinnyi ba filimi bari mu mwuka. So ubundi umuntu bita Ezeri Mbonyi ntasanzwe ku bintu bijyanye no kuzuza arena. Niwe muhanzi wa mbere ufite amateka yo kuba yakuzuza arena, kuko abikoze inshuro ebyiri bitarakorwa n'undi muhanzi n'umwe. Mu kiganiro Ezeri Mbonyi rero yaje kugirana n'itangazamakuru yameneye ibanga abandi bahanzi, avuga yuko ikintu cya mbere kiri imbere ari ugusenga, icya kabiri ari ugukunda umurimo akora, akawuhereza igihe cyawo, akawuhereza igihe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh cyane. Nindi mvuga ku bijyanye n'iyi tariki. Iyi tariki si ibyo ngibyo gusa, kubera yuko navuga yuko uyu ku kwezi kwaranzwe n'ibintu by'ibitaramo, harimo bitaramo bya Ari White Party, bya Zari, hakazamo bya Black Aki, bya Kigali Boss Babies, hakazamo bitaramo n'ibindi bya Yago, igitaramo cya Yago murabizi ibintu byabereyemo. Icya Safi nacyo cyabereye muri Canada. So mbere yuko nkomeze kamabwire ko ndi kumwe na Queen bisigaye rero ndakeka nameza Mike Queen nabeza Mike. Gusa cyabaye icyambere yakoze kuva yatangira kwikorana umuziki, nicyo kintu nababwira mbere ko Queen akomerezaho. Cyabaye icyambere mbere Safi kuva yinje mu muziki, ni igitaramo yakoze yamurikiyemo album ye ya mbere kuva yakinjira mu muziki. So nukuvuga ngo nari mbabwira ngo rero ngo Queen niwe ugiye kuyita akomerezamo. So Queen nukuvuga ngo rero Queen niwe ngiye kwinjizamo. Mwibugirano iki gitaramo Safi yakoze, Queen urabyumva gute, urakivuga iki kuri iki gitaramo Safi yakoze
bwa mbere. Urakoze cyane umwami muto. Ni igitaramo Safi Madiba ahamya ko cyagenze neza ndetse yishimiye uko abakunzi b'umuziki we bamwakiriye. Kambibutse ko muri kumwe na Queen nkuko bisanzwe. Ati igitaramo cyagenze neza, cyanyeretse ko umuziki wanjye utumvwa gusa n'abanyarwanda kuko hari n'abanyamahanga bakitabiriye kandi byari ibintu byiza cyane. Nyuma y'iki gitaramo Safi Madiba yabwiye igihe ko uretse indirimbo nshya agiye gusohora, yiteguye gukora ibitaramo bizazenguruka mu bihugu bitandukanye birimo no mu rugo mu mujyi wa Kigali. Iki gitaramo cyabanjije icyo Safi Madiba avuga ko ateganya gukorera i Kigali muri uyu mwaka, nufunga uyu twatangiye mu 2024, kikaba cyari kiyobowe na Frank Joe uri mu bubatse izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Uyu munsi nawe akaba atuye muri Canada. Uretse Frank Joel, mu bandi bafashije Safi Madiba muri iki gitaramo harimo uwitwa Bwanazi wo muri Zimbabwe ndetse na DJ n'aba DJs barimo Rack Cyamatare na Drake DJ. Album ya mbere ya Safi Madiba iriho indirimbo na Got It yakoranye na Meddy, kimwe Good Morning, ni Samehe yakoranye na Riderman, Sound, Remember Me, I Won't Lie to You, I Love You, Comptoir, Hold Me n'izindi. Reka nkubye gusiga comment, share, like. Turabakunda cyane. So asante sana Queen, reka mbabwira ngo rero mwebwe nimuze gucika ko ubu nibwo tugitangira papa, mbabwira ngo ubu nibwo tugitangira. Gusa nimero ni yindi ushaka kwamamaza, ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0785